reka mubwire bariza mugenzi wawe uko wandakariye twapfuye. Umbariza uko wandakariye twapfuye. Nusanga ntacyo bapfubwire ngo ntabihari kandi birangiza niba tugiye ku ijambo ry'Imana tubwira tuyumwuka turaza kuza gusenga n'ituyumwuka kandi turangiza tuyumwuka twese. Haleluya haleluya. Ijambo rya mbere ryatambutse reka mubwire ngo iyo umuntu agiye kwa muganga agiye kwivuza nuba baraza kumufata umuriro, bamara kumufata umuriro bikaba ngombwa yuko nibasanze afite umuriro bahita bayashyira icy'umutwe cyo kugira ngo kimugabanyirize umuriro kugira ngo atazakomeza kwaka umuriro cyane. Iyo bamaze kwibariza icyo kimugabanyiriza rero biba ngombwa yuko yicara no kwivura gusuzuma kugira ngo asuzume neza bamenye uburwayi ufite. Bwira mugenzi wawe ngo Yesu ashaka kuza kumusuzuma kugira ngo amenye uburwayi ufite kandi n'umuvuzi ubasha kuvura ibyo byose ari muri wowe. Aba turi kumwe. Haleluya haleluya. Bwira mugenzi wawe ngo kuba numva Imana ibwira ngo ugiye kumusuzuma nta soni binteye nta nubwo byantera ubwoba ahubwo birasubikira mu gukizwa neza. Bimubwire ntacyo bitwara. Asanze muri ino si n'icyari hejuru ibintu byinshi cyane. Ariyo mpamvu utari ijambo ry'Imana biragusaba gusenga mu mwanya wose wicaye. Nagiye kubona mbona dayimoni ikunda gutera abantu amateraniro yatera mbona iraje kandi niyo twapanze guterana ku cyuma ajya ku isoko umugizi biba ngombwa yuko abasimu b'ikuzimu cyangwa abajya b'ikuzimu bazamuka bakaza bahagaze kugira ngo baze bateze iterana. Abantu ikabateza kutishima, abandi ikabateza kwirirwa barakare ukagira ngo bamukubise. Reka data nakwerekana none imbere y'Imana ahubwo agahora ari siki agahora ari cyinshi horeke atese kudaguseka ati wafite imiryango bashagiye no guseka byavuyemo ntabwo agaseka. Ariko mbwira mugenzi wawe umunsi Yesu agusetse Yesu agira gute? Ab'inyuma Yesu agira gute? Imana agiye kubona n'abambara ibyo bintu bona buriya mubona mwese witerana ukaba mwicaye ukora aricara hakera uzafata kandi musengere kuko ndeba niba yamuteye kugira ngo atumve ibyiringiro atumva ko umunezero unoke muri we aza kuza kuhavana umushiha ndetse n'ibibazo byinshi mu mutima we. Ariko iyo avuye yumva yishimye nezerewe aravuga ngo kuba niyo yaza n'ibyago byaza mbizi nzi ko ndi kumwe n'Uwiteka. Haleluya. Baraturishimwe kandi baraturishimwe hejuru. Arimo ntekereza mu kanya ntekereza ukuntu Imana yandinze sanga nawe yarakurinze. Imana yandinze mu gihugu cya Kongo bagenda hasi bagiye kunyica. Imana yarangije ibyindirayo hari misasa munani umuntu agiye kunyica kwiyo n'inkota giye kumva mu bikintu kiranaruye kiranzana kirakingwita mu mazi mu maganazi igita mu musitwe inkweto zisigara ukwazo ibintu byose bisigara ukwabyo. Arashakisha arakura akimara kumbura mu gitondo bukeye azamuka ageze kuri kaburimbi mu ishyamba arivuyemo ntabwo muri iryo shyamba ntaho hakomeye cyane kuriya mashyamba Kongo biteye ubwoba. Nuko giye kubona mbona akamodoka gaturutse hariya karabaza ati mbese ibyo wabonye musongoni biki ndebye munsi mbona y'ibishunguru bamukuramo imyenda bakayita aho ngaho ikiziga bakakijyana. Icyo gihe Imana yarandenge ntabwo bagiciye muri Kongo ndongerwa mpaka bagisoro binjira noneho iyo ngiyo guhindura ihita gufata ihita agaruka muri Nyaruguru. Imana irandinze. Bwira mugenzi wawe Imana yarakwibanye ariko twasanga. Haleluya haleluya. Kongera haleluya. Imana yatwibanye cyangwa ntabwo yatwibanye? Mukasi Imana yarakwibanye ahantu hose Imana yarakwibanye. Ikintu rwose nabwo gusa ubaha Imana ibindi byose ubibaza. Ubaha Imana ibindi byose ubibaza iki? Imana. Bwira mugenzi wawe imisi igiye kuza mu minsi mibi. Imisi igiye kuza mu minsi mibi. Ab'inyuma murabyumva? Imisi igiye kuza ni iminsi. Turashaka imbaraga cyangwa ntabwo tuzishaka? Oya dufite imbaraga cyangwa turazikeneye? Abatari imbaraga ni mugire ngo bina
cy'abanyeshuri hafi y'ikigo cy'abanyeshuri atangaye ndakomeza ahantu bacuruza nagiye kubona ngo umwana mutoya yaranganaga n'uyu nguyu uhagaze iruhande rw'uwo muntu uri kufotora cyangwa iyo muze paswe giye kubona ngo yicaye ahita abwirwa n'umucuruza aramubwira ngo mukana karambwiye ngo magapote ngo magapote ngo amayijana ngo magapote yahinduye cyane ngo umwana batumye gapote numva n'uyimutumye nawe sanga n'umwana w'imyaka 10 amutumye iki amutumye gapote Yesu bene Dawidi ndavuga gusaba rero rurakuki ndamubaza ati se ayimutumye kugira ngo arambwira n'ibyo ndabizi ayimugiye ndabizi byose Satani yazanye byose ngo barabimenye byose ariko mwitoro n'Imana igira bite iturebe kandi mazi tuzaturinde ibyo byose Imana izabiturinde cy'umusaraba noneho yitegereza sanga ubusambanyi bwamaze kugwira sanga bari gukora ubusambanyi no mu mazi sanga bari gukora ibyaha n'ibibura amazi ariko Yesu y'ibyo arabirambiwe birasaba yuko twebwe tukizwa neza tweza tukajya mu ijuru kandi Imana yacu yishimye hejuru ijambo rero tugiye kwinjira mu ijambo ry'Imana ariko nakubwira ngo ufite ubutumwa bwawe uyu munsi Yorodani igiye kuzura kandi Yorodani igiye kuzura uba mugiye gukizamo n'umuntu ufite imbaraga iyo Yorodani igiye kuzura wowe umuyaga uraguhuha ukikubita hasi mbese n'ibindiza y'umuyaga hakazamo inkuba nyinshi cyane imbuza bigenza bite akayaga gato karahuha warangiza ukikubita hasi ariko mu byaha bikakwangiza arakayaga gato kawushye gusa ko hagiye kuza ibikomeye mbese uzabigenza bite dukeneye inkunga y'iki y'Imana dukeneye inkunga y'Imana dukeneye ko Imana yadushyigikira ese iradushyigikira mu bigenze bite turabanza twemerera Imana isi tuba muri twebwe Imana isi igendane natwe Imana idukiza uburwayi dufite twarwaye ntabwo twabimenye kandi Yorodani igiye kuzura uburwayi twarwaye ntabwo twabukaye Yorodani imbere amakuba n'ibyaha birahari ikintu kizatuma dusarapfa nuko tuba dukijwe neza muri byavuze biki tunganira Imana udasiba kandi isenga kandi wawuyumvire ubane n'abayo byose bikora neza Imana ikwemera hakurya mwebwe n'abana b'abantu emerwa n'Imana n'ikibandi gushakaho twasanga haleluya nigera gushaka ry'Imana kandi umukozi w'Imana baze kurusura abana uriya mubyeyi akamukazi tubona umushaka abanye n'usubira abakozi b'Imana bavuga ubutumwa hakuisha Imana bari kuzamujya neza ikamukora ku maso naza amaso cyuko tutazi gusoma turabizi sinata twirata ahubwo tukiga gutwara umugisha w'Imana kandi reka mubwire Kristo ni uhagaze muri iteraniro yewe mbere haboneka Kristo wenyine kuko niyo ntacyo nakora ngo Kristo aze agira icyo yagukorera byumvikane aho wicaye ufite ibibazo ufite amakuba reka mubwire niba uturanye n'umuntu w'umurozi cyangwa n'umuntu ukurwanya uwo nguwo ntabwo agomba gupfa ahubwo agomba yenda gukomeza kukubera ikigeragezo ariko Kristo araje byose abirangiza bwira mugenzi ngo Kristo araje abirangize niwe uzabirangiza ntabwo imbaraga zawe zizabirangiza ntabwo kuba warwanisha imbaraga zawe zizabikora ahubwo Kristo araje abirangize Imana yacu nishimye twinjire mu ijambo ry'Imana twumve icyo Imana ifatanya natwe byahishuriwe Yohana ibice 3:1 twumve icyo Imana ifatanya natwe tweze ku murongo wa 6 kugira ngo twumve icyo Uwiteka adushakaho twinjire mu gusenga tuvuge n'ibindi twinjire mu gusenga ari mu gusoma umukozi w'Imana adusome yahishe Yohana ibice 3 bera ku murongo wa mbere asome wandikire marayika w'itorero isaruduti ufite imyuka irindwi y'Imana aravuga amagambo si imirimo yawe kuko ufite izina ry'ukuriho yamanuka muri intumbi yuba amaso uko basigaye igiye gupfa kuko nabonye ko ari imirimo wakoze utunganye rwose imbere y'Imana yanjye nuko ibyo waciye n'ibyo wumvise ubyitondere kandi wihane ariko rero utamaso zaza nk'umujura nawe ntuzamenye izagutungurira icyakora ufite amazina make y'abasaruti asanduje imyenda yabo nibo bazagendana nanjye bambaye imyenda yera kuko babikwiriye
Yesu nakoreza umugisha subira inyuma noneho ugereje Yohana 22:12 honyine niho dushoreje kwitononeho tujya kwinjira mu gusenga. Ibeshuro n'undi twahindura dusubira inyuma 22:12 honyine dusome twumve icyo Imana ivugana natwe. Ibeshuro Yohana 22:10. Dore ndaza vuba nzanye ingororano kugira ngo ibyo yakoze. Iryo ni ijambo ry'Uwiteka, nimwakire ijambo ry'Uwiteka, nimwakire ijambo rya nyir'ijambo, nimwakire ijambo ry'Imana. Bandi bahereza umugisha kuko ariko bumvise ijambo ry'Imana. Wandikira marayika w'itara ry'i Sarudi uti ufite imyuka 7 y'Imana n'inyenyeri 7 aravuga amagambo ati z'imirimo yawe nuko ufite izina ry'ukuriho nyamara ukabura intumbi dukomeze ibisiga bigiye gupfa dukora imirimo yose abantu bakoze baherekesheje ibyaha byabo, imirimo bakoze abantu baherekesheje ibyaha byabo, abantu bakoze ibyaha by'abazima, abantu bakoze ibyaha kandi irangije ibabara, irangije yicuza ikintu cyatumye mu muntu, irabakora bari mu rusozi azabahisha, murabona yuko azi ko azabahisha, none ni iki cyatumye ahinduka. Imana irangije iteranya inama iravuga ngo mbese birangiza gute, biba ngombwa yuko inama iterana, ikirana guterana yohereza abakozi bayo kugira ngo bumve ijambo ry'Imana. Numara kuryumva ibindi ubivemo, numara kuryumva ibyo wakoraga byose nurangiza ubivemo. Reka mubwire impamvu abantu Imana yabihore ubwenge ukirije ukimara gutemukamo kabiri maze habaho kwigererayo ahera h'Imana barangije bakabigerayo kubera yuko umwenda watemukamo kabiri. Reka mubwire iyo umuntu yambaye ntabwo umenya ko afite ibere. Yabwiye Namani yabwira ngo genda wiyuhagira mu ruzi, numara kwiyuhagiramo inshuro ya mbere ugera inshuro ya kabiri ugera ku nshuro ya karindwi uraza kuza guhumanuka. Wabikoze ageze kuri 6 arivumbura aravuga ngo none se ko bidahinduka, ariko nagutangariza bambwira ngo uyu munsi Imana ije kubihindura. Twese haleluya, uyu munsi Imana ije kubihindura. Yinjira urugi ko tujye gusenga Imana. Ambara ufite izo ufite mu muyaga uguruka ikubita hapa basambana, niyo mpamvu bari gupfapfa abantu babihishe, niyo mpamvu bari gupfapfa abana ni mu dukize tujye gusenga Imana, niyo mpamvu bari gupfapfana bafite inzika zitarangira, niyo mpamvu bari gupfapfana bicaye iteraniro bafite amakimbirane, niyo mpamvu ibintu byapfapfana kubera ko bawusuye imiyaga bikubita hasi. Nambaraga bari bafite buri munsi uzana itangazo kugira ngo Yesu aje kuza gukongera izindi mbaraga ziguhuguje. Bana turishime, dore ndaza vuba nzanye ingororano ndashaka dushojeje kugira ngo bose ibyo yakoze. Yesu araje kandi aje kugorora umuntu wese. Izangano zawe ntabwo zatuma ujya mu ijuru bene data. Ubusambanyi bwawe ukora wiyoberanya ntabwo byatuma ujya mu ijuru bene data. Ibyo byose ukora wiyoberanya bimeze nk'ibibembe urwaye, ariko umunsi Yesu arashaka kugukiza kugira ngo usenge Imana. Abantu babigeze akamenyero arumva bakamenyero kabiri munsi, ariko igihe kirarangiye Ramadani igiye kuzura amakuba n'ibyago biri imbere yawe, ariko umunsi Imana ibanza ukize ubugingo bwawe, nimara gukiza ubugingo bwawe bizakurindira Ramadani igiye kuzura. Erega nambara zo kwambuka Ramadani ntabwo bwose ni kontre chiparazo nini waya erezo ni kota ntabwo etarazo ni kota siri etara payiresebe byakwambutse Ramadani kuko Ramadani yuzuye iyerekezo abakigeze zose yaragiye kuko amayeza byose ararangiye. Biri mu muki ndaza kwanza ingororano nje gukora mu wasi bitewe n'uko yambaye ibintu byakoze byose nje kuza kumugororera. Azagusanga mu musambanyi, azagukora mu musambanyi, azagusanga mu nzangano, azagukora inzangano, azagusanga yakoze neza, aziri etayasome, azakugororera yuko wakoze neza. Twese haleluya. Imana irashaka ubugingo bwawe, nta kindi iri gushaka, n'amafaranga igusabye Imana irafite. N'abandi bantu benshi cyane bari
abafite amafaranga muri gihugu nagiye kubona abapfa bagapfa gutya amafaranga bakayasiga. Reka mubwire ikintu cya mbere, buriya ubugingo ntabwo ibyo byakira, ubugingo ntabwo ibyo byakira, ntabwo imva yakira ubugingo, kandi ubugingo ntabwo yakirwa n'isanduku, ahubwo isanduku yakira umubiri, kuko uyu mubiri ni igitaka, kandi ugomba kugitaka, ugomba kujya mu gitaka, ubugingo bugomba kujya aho bwateganyirijwe. Niba ushaka ubugingo bwawe ko burakuka, yemerera Imana umunsi kurakora ubugingo, naho etaje yarabikoze, uyu mubiri we n'itakipa ni umusumere y'Imana. Vuga ngo n'ubusa, vuga ngo n'ubusubiri. Iyo urapfuye n'ita wihinduka se, abari bataka hejuru, abavuga ati ikigenda cyari cyatuzengereje, abavuga ati atishobora agasagaruka, ariko ubugingo busohorwa n'Imana yacu igihe kizaza. Shirikira abahanga dusore dushaka gusenga, nta mbaraga ufite uradani imbere ntabwo uzayambuka, nushaka kuririmba gute ntabwo uzayambuka, ibyo wakora byose nanjye ndikubwiriza ninakiranuka sinzayambuka. Reka mubwire iyi minsi abantu bari gushaka abahanuzi babahanurira yuko Imana ibambitse, Imana ibagereza aho baraje kandi barihishe, aho baraje ariko umunsi reka nanjye mubwire iby'Imana yarababwiye ngo uradani yuzuye. Imana ishaka ubugingo, ntabwo ishaka umubiri wawe, kuko umubiri wawe ngo uzahora. Umuntu wese yaba ukomeye, yaba woroheje, yaba dogiteri, yaba perezida, yaba minisitiri, uwo ari we wese, twese rezo ryose ni mu gitabo. Badushyigikira abanga dusenge, ntadukenyera urwo rugi, udaturize gake, udaturize dayimoni. Mudushyigikira abanga dusenge, twigirira umuntu ushaka tumusenge arahaguruka aze tumusenge, kuko ibiri imbere birakomeye, ibiri imbere ntabwo byoroshye. Wowe urabona ibyo ukarya, urabona ibyo ugasinzira. Imana yabahaye gukora imana ari nyinshi, barahaze, kabuga bazabagabanutse, yewe tuga ngo twarahaze, yewe mugenzi ngo twarahaze, twarahaze na zarahaze kandi bizahora, ariko ubugingo buzahora. Bwira mugenzi wawe ubugingo buzahora. Ukanda katuno ushobora kuba nagenda kwa mumuririzi ukanda tujya kubitangaza ngo yewe ukanda akarere yanjye twamubonaga mu kanisa rigenze gute, umuntu Imana igenda kukigashuka ikakavana mu ntege impa mara bwira mugenzi wawe agaciro k'umuntu agaciro mufite n'abantu nuko muhumeka nimutuma Imana tumvikane n'ababyeyi kwitwa abana babo. Iyo umaze gukura ugakora ibyaha, Imana ibategetse kuza kubabangamira, ntabwo izabaza ababyeyi ibyo bakoze, ahubwo mwagize amasaha ibyaha. Abantu bashaka tubasengere baza basuka buri wese ushaka tubasengere akamuke tumusengere, kuko igihe cyose kirasohoka. Araje kandi ati kuko Imana idatsinze, nuko aje kuza kujyana umugeni no kujyana ikirogeje, ntabwo azatumusenge utiri uzarira n'abindi murebyeho, kuko hano imbere nawe uzahabuka nagusebe. Abantu bagira amafaranga bagenderaho, hari igihe cy'amafaranga ukayabura, ariko ntabwo Imana iguha imbaraga, nta mbaraga ufite. Niba ufite imbaraga ukomeze wicaye, niba ufite imbaraga ukomeze wicaye, zizakora mu buzima bwawe ukomeze wicaye. Niba ufite imbaraga wumva, niba ufite imbaraga komeza wicaye. Ntabwo iyo batari imbere uzayambuka, umuyaga ukibita hasi, ibintu byakugira ngo tuvuga ngo bivuyemo, tambuka tubisige kugira ngo Imana itugirire neza. Nta kindi cyatumye Kristo ajya kumusaba, waba kugira